harimo ntuza wagira ngo na attention ariyo nshaka kurebaho. Yego. Attention ni mu kaziga gatukura, iyi invitation ni yanyu gusa. Sano rero nakomeje kumwumva Sano yabaye Sano. Yego. Ngo uyu mugore w'abana 3 na Sano basezeranye mu ibanga bucece. None se uyu mugore bagiye gushyingirana. Ntabwo ari we Kadete bagomba gushyingirana mu mwaka washize. Ni umusikama ari kugenda sikaminga abagore, ucucura umuntu tunutwe ukamusezeranya ibintu utazashobora. Ibi ni sikamu. Ariko aba bahanuzi, Mana yanjye, aba bahanuzi baza bivugishwa ngo Imana yabatumyeho. Igitinganye kigize ikirokore pe, kandi niba ushaka ibimenyetso nabyo twari guhari mu buriri n'umugabo, kuba wakunda umugabo nta kibazo pe, nta kibazo kiri. Ariko iki kigabo ubanza kinaroga wa mugani. Ni gute ushaka kwesikoro ku muntu wa mbere bikajya ku mbuga nkoranyambaga bikanamenyekana, ukesikoro ku wa kabiri bakumva ko Sano namubwiye ko ari Imana amutumyeho. Niyo mpamvu bakubwira ngo imyemerere irimo ubujiji n'ubugoryi biraturanye cyane. Ni iyihe Mana yakwemera ko usenya urugo yubatse? Sibyo ko rugo yabyayemo abana 3 ntabwo ari Satani warwubatse, ni Imana yarwubatse. Yego. Ikakwemera ngo rusenye, usanga umutinganya uryamana n'umugabo. Reka muhe amakuru rero, mufite amakuru mabi uyu mugore nimba ntabyo yarazi. Uyu Sano koko nimba ari umutinganya nta kintu afite. Ngo ni igitinganya gifite umugabo ngo muri Nigeria ngo nagifasha. Ntazibeshye ko n'umunsi n'umwe azigera bararana na rimwe, ntibizakunda. Amujugunye ibishanga. Reka nze mukanya nkumvisha amajwi y'undi mugore rero. Uyu Sano nawe bafitanye ubukwe. Hari abantu bazi ibyo bita uburozi bro. Urumva ari iki kindi cyihishe inyuma yo kuba agera ku mugore wari wese akamurunduraho utwo twese akemera agasenya n'ibyo yari yarubatse. Ati ndakurikira wowe, ahubwo mutangire mucungire hafi abagore banyu, aho akandagiye muhishe mukuru w'abagore banyu mwegeze. Ufasha abana bawe 3 utuntu twawe wavunikiye, uzanye n'ikirura igisambo kije kudusahura. Ntituzamubona aza kwiriza hano. Wa mugore turakwibujije, ntituzakubona uza kwiriza hano. Ariko reka nkubwire Sano, menye ngo amarira yabona amarira y'abagore umva no mumva zagukurikirayo. Niyo yacitse uyasanga mumva yawe komayo, ukajya aho bakuryamishije mumva, ukajya wumva uryamye mu biziba. None se amarira ya Kadete ntabwo yumvishe? Ngo ni kubera iki wanzanye mu bintu uziko uri mu nyirija wa gisambo wamwicanye, wumvishije abakoresheje? Ibaze kugira ngo ugere ku rwego rw'uko bakwita ngo uri umwicanye nta maraso umuntu wavushije. Hari uwo wateye icyuma wasogose inkota mu mutima kubera ibikorwa. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu, mbasuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Ni Slim Jesus TV ndetse na Laila Wiz Show. Hello. Meze gute? Muraho. Shaka ni muraho byo. Ni muraho kabisa n'andirimbo y'Kigali. Mwarambuze pe. Abashundagarutse. Barabuze cyane. Siyo mubuze umuntu ni munarangisha. Yesu narenze ko mfite abakunzi n'abanza naribeshye pe. Cy'abantu se. Iyo mbuze ni munarangisha. Niba nagwanaga ngo bakwaza uko bimeze. Nta n'uwanyandikiye message. Ate uramahoro. Nta kugukumbura. Anyway, ubwo mutarimo nanyita ahubwo nta namakuru yanjye mbabwira. Meze gute? Shanda ndashima. Meze neza cyane. Ndashimira Imana. Nyuma y'imyaka myinshi, nyuma y'igihe kinini. Ni imyaka cyumweru cyose abari imyaka myinshi. Abari imyaka myinshi cyane abantu babaguka. Sebera ni cyumweru, ni ibyumweru bibiri ahari. Almost ibyumweru bibiri. Ibyumweru bibiri. Abantu babakubuze bagukumbuye kwibaza ari hehe byagenze bite. Ariko ubwo agarutse nta kibazo. Abagomba gucama akantu k'akaruhuko. Ngo hari ukuntu ngo wiburisha ngo usange baragukumbuye, ahubwo ugasanga barakwibagiwe abashonyi munyibagirwe. Mundebe. Hanyuma rero uvuye mu bukwe ko nabonye invitation, hari invitation iri kujya hanze, akaba ari invitation ariko ngo utemere kwayirika umuntu n'umwe. Is a view once. Mu invitation
bari gutanga iri gutangwa n'umugabo bita Sano wahoze ari umugabo wa Cadette cyangwa se wahoze ari umukunzi wa Cadette. Ni invitation ari gutanga ariko akaguhereza akaguha ati please umbare ntugire umuntu n'umwe uyereka. Ndumiwe koko ariko niyikuzimu Niyemere gupostinga kuri stati kuri WhatsApp. iki kihishe inyuma y'ubwo bwirura. Nuko ngo ubu ikintu gihari reka maze nkwereke hano ukuntu gahunda zimeze. Buriya ndi kugenda nkwereka amafoto biragufasha cyane. Byiza nkamenya ibyo ego Kigali. Ko bita Sano. Birakaze. Sano asenya urugo rw'abandi. Nibyo bintu mpingukiye. Invitation. None se invitation ifite titre imeze itya bihurira arasenye akanatumira. Oya we ari gutumira abantu mu bukwe. Sano na Irene and Irene's wedding 2025. It's a first 21st August this month. Right? Yego ku kwezi. Church ni saa 5, reception ni saa 11. Saa 11 PM. Hanyuma ngo ni kuri City Beach Church Ubwiza Garden Kagarama. Kicukiro. Iyo invitation ko mbona ikaze uziko hariho na ntuza we ya scan. Gomba kwinjira bascaninze. Ni kuguscaninga amaso bakareba ko ari wowe. Gushyiramo imboni. Nuko ko numva burenze ubwo kwa Kadafi. Ariko basha nubwo ikana ntabwo bazanye scan mwe mu ibanda. Ikana ari kandi inzoga zarinye. Kandi inzoga ngo zari nyinshi. Yesu yari ari ku kigega. Inzoga zaje kwa nyinshi inyuma. Aha ndebera rero invitation mbonye ku yindi foto iragira iti muraho neza cyane ndabasuhuje cyane nejejwe no kubatumira mu bukwe bwacu kuza kwanyu n'umunezero kuri twe muzaze twishimane hanyuma mu kaziga gatukura nzumingira harimo ntuza wagira ngo na attention ariyo nshaka kureba attention yo mu kaziga gatukura hariho n'itara rimwe bari hanze. Iyi invitation ni yanyu gusa turabasaba kutayishyira kuri WhatsApp, stati, Instagram n'ahandi hose ku mbuga nkoranyambaga. Turasaba kandi no kutayiha undi muntu wese uretse wowe utumiwe tuyihaye. Shiza nuko atarege wayihawe ubwo kuba ngenda nyivuzeho wayimaye niwe wakoze amakosa si byose kuko ngewe iri tangazo ntabwo rindeba kuko ntabwo ari nyirawo wayinyihereye urumva si byose mvuga yuko unyuranye amazimwe hanze yego noneho uwayishyize hanze yanditseho akantu kagira kati dore kari mu mabara atukura ngo umutekamitwe Sano umutekamitwe Sano ashenya urugo yiba umugore. Murakoze kandi murakaza neza. Sano rero nakomeje kumwumva Sano yabaye Sano. Yego. Uyu musano mu minsi yashize sinamwumvisha afitanye ubukwe n'undi mugorera. Yarafitanye ubukwe no bita Cadette mwaka 2020 none sitari ukuntu yari imeze ubwo bita Cadette ayo majwi nyafite hafi ariko urandaza kwa gukinira ubwo bita Cadette yari arimo arishyuza Sano buri kimwe cyose yamuhaye kuko urumva yamutetse imitwe ngo Cadette ari mu diaspora aramuteka imitwe baraza bakora ubukwe bakora buri kimwe cyose kumbi umuhungu niyo yashakaga ubukwe. Ariko ubundi ibi bintu bigize icyaha bigize icyaha reka nkomeze ngo uyu mugore w'abana 3 na Sano basezeranye mu ibanga bucece. Mbere yo kwenda ugeraho tubanze twibaze tujye kuri invitation ubusanzwe wenda ibintu by'amakuru abimenyereye by'ubukwe ibintu by'ubukwe ubusanzwe invitation ushobora kuyitanga ugahereza umuntu ukamuga ati ntabwo wemerewe kwisharinga. None se invitation ntibutumira abantu
abantu nibo bagomba kwishimana nawe mu byiza byawe se. Ese ni bwa mbere ni rimwe ni kabiri tubona abantu basharinga invitation. Akenshi bakandikaho ngo congratulations. Iyo ushaka ko ibintu byawe bibibanga nta gusora invitation. Sibyo? Ushobora kugenda ukabwira umuntu ukamubwira atewe mfite ikirori uhawe ikaze tariki niye. Cyangwa washaka ukajya unamwibutsa kuri telefone. Iyo usohoye invitation rero ukavuga ngo nimwishiringe nimwishyirane mwese itakaye. Igatoragurwa n'abandi bantu batita izo warning za wahaye abantu batazize bakayitereka nk'ubu iri kuzarera birashoboka ko uri kuyizengurutsa yahitoraguye nawe yatakaye sibyo kandi aho yatakaye ntabwo yitaye kumenya ngo sibyo izo warning bashyizeho ntazazi sibyo rero iyo udashaka ko ibintu byawe bijya hanze uragenda ukongorera umuntu uti yewe ariko ubundi urarinda wongorera abantu ibirori byawe ni ibyago ugiyemo ko ni ibyago dutabaza ni iki kihishe inyuma kuba uyu Sano ari guhishahisha ntangiye kumva urukoba runkutse wa mugani w'abandi ibikuba birankutse none se uyu mugore bagiye gushyingirana ntabwo ari we Cadette bagomba gushyingira mu mwaka washize ni ibigaragaza ko uyu mugabo ni umusikama ari kugenda scaminga abagore igituma adashaka ko iyi invitation ijya hanze ni ukugira ngo yenda nimba hari n'abandi akibeshya ngo shu ubu ushobora gusanga hari abandi yatondetse ku murongo iyi ngiyi iri kuri 21 z'ukwa munani ushobora gusanga kuri 25 z'ukwa munani hari ubundi afitanye n'undi mugore kuri 30 hari indi afitanye n'undi mugore no mu kwa 9 hari indi afitanye n'undi mugore kandi ubwo biri kuvuga ukagira ngo ni urwenya ndi kugutera reka nze nkumvisha amajwi mu kanya yundi mugore abandi bagore barimo barekarama uyu Sano kandi ari umukozi w'Imana ahubwo gereka mbanze mbagira inama ntarakomeza muve ku mbuga nkoranyambaga yemwe mugane ribu ibi ni ibyaha gucucura umuntu tunutwe ukamusezeranya ibintu utazashobora ibi ni scam n'ubusitama uyu Sano yataye urundi nyuma ya Cadette urundi rwashatse none akaba yabeshye kandi uyu mugore agiye gushyingiranwa nawe ari umugore asenyeye urugo rw'abana batatu sinzi umugore warubatse urugo yabaga USA urumva arangije ngo aranditse ngo uyu mugore w'abana batatu na Sano basezeranye mu ibanga bucece ibya USA birabakoma mu mirwe. Hey bro amakuru se wa muniga ngo ni Sano bro asenya urugo rw'abandi pe uzi ko agiye kubana n'umugore w'abandi yabeshe ko ari umuhanuzi Imana yamubwiye birababaje ariko aba bahanuzi Mana yanjye aba bahanuzi baza bivugishwa ngo Imana yabatumyeho umugore afite abana batatu yasabye divorce kubera Sano bro narinzi ko narinzanye ubusutwa we n'umuntu barimo barabivuga bro uzi kuriya muniga Sano ari umubeshi bro umugore yitwa amazina reka tuyirinde yitwiyenewe n'ubundi amazina yagiye hanze yego ndetse kuri invitation urabona hatanditseho amazina yamutwaye ngo ni muri caci yabo kugira ngo abone uburyo amushuka kandi umugore aramuruta pe umugore nyine aruta umugabo ibaze ko ubukwe babugize ibanga kugira ngo bitamenyekana iwabo n'umugore banze Sano kubera ya nkuru ya wa mwana Cadette bro urumva ko tipe atari umuntu mwiza ibaze ko ubukwe bwabo buzaba burimo abatumirwa 30 amakobwa afite amakuru ibaze ko no kwa Sano ari abateka mitwe nkawe ibaze ko n'abashiki be bakundanaga n'abagabo kandi nyina akabyemera kuko bakunda amafaranga bro byambabaje ibaze ko mubyara wa Irene abimbwiye ababaye ngo Sano arabahemukiye bro
ni ukuri mudufashe mubwire abantu ubuhema ari gukora pe. Ikibabaje ni ukuntu Sano yihakanye bro. Urumva ko uriya mutipe atari umuntu mwiza. Ibaze ko ubukwe bwabo buzaba burimo abantu abatumirwa 30. narisubiye ukuntu ngo yihakanye undi mwana ari umwana ngo yari afite Sano. Yego. Ikibabaje n'ukuntu Sano yihakanye umwana we yabyaye n'umuryango we ukamwihakana, akaba agiye kurera abana 3 batarabe. Yesu we ariko bashize imbaraga muzikura. Ngo Sano yihakanye umwana yabyaye. Bro, kandi ni imitungo akurikiye kuri uriya mugore. Neza ubundi agiye kubarera byanye iki wa mugani nimba agiye ahubwo agiye kuba umwana wa 4 muri 3 uyu mugore yari afite. Agiye bwa 4 agiye kubarera sabareresha iki ko numva ntacyo afite n'ubundi ajyanywe n'amafaranga. Bana basanzwe bari mu mitungo ya nyina. Ntabwo agiye kubarera rero ntacyo agiye kubafasha kuko ntabwo azajya baheka kuko si umukozi wo mu rugo bajyanye, ahubwo agiye kubarira utwabo. Nta nubwo azajya haha. Oya, agiye kubarira utwabo ubwo reka ntabaze waba abana wamagane. Urumva ikibabaje ni ukuntu Sano yihakanye. Uzi ko man uriya Sano ari umutima Imana bivuze ikibwa gusa. Tubiriza nsomera ko kantu kavuyo. Aragize ati bro, ibintu by'abarokore bimaze kuba umwanda rwose. Karimo umutinganyi. Uzi ko mani uriya Sano ari umutinganyi. Abimazemo igihe ariko akaba agiye kubesha umugore w'abandi bro. Kandi tubizi neza ko afite ikigabo cyo muri Nigeria bararana kimufasha bro. Ayo mwana akunda bro. Bro, ibintu by'abarokore bimaze kuba umwanda rwose. Baradusebya. Uriya mutipe Sano ni igitinganyi kigize kirokore pe. Kandi niba ushaka ibimenyetso nabyo twabiguhari mu buriri n'umugabo, none kigiye gukora ubukwe n'umugore w'abandi kibesha ko ari Imana bivuze ikibwa gusa. Abo bantu barakaye cyane. Gusa nawe agiye kumwiba amafaranga. Niwe wa mbere se yaba yeretse umujyi. Arongera ati atari bose bakoresha amarangamutima kurusha logique. Ntago Imana yakora ikosa ryo gutandukanya abantu niyo babana bishingiye. Ubwo uyu mugore aba yashatse kwigendera nta n'icyo wakora ngo areke kugenda. Yego. Ariko abagabo icyizere bagikurahe. Woman left her husband and her own 3 children. Yagiriye ku gise ubusano koko. Urumva afite iki cyadanjwe mbisama. Hanyuma arongera ati niyo mpamvu yambaye ikanzu idasamaje. Mwana ni comment ziri kugenda uretse atera nuzaza. Ati umva ya makuru yatwihereye neza uko yamwibye. Nuko kwa Sultani bahanura rwose. Uyu si uwa kabiri arangirije ubuzima. Yego. Yesu we. Dekati we dushakira aya makuru space hafi. Space hafi Dekati. Dushakira amakuru. Ariko basha. Abagore. Ndabajije. Kuba wakunda umugabo nta kibazo pe. Nta kibazo kiri. Ariko uwo nguwo usize we ntabwo bari umugabo. Ariko iki kigabo ubanza kinaroga wa mugani. Ni gute ushobora kwesikoro ku muntu wa mbere bikajya ku mbuga nkoranyambaga bikanamenyekana. Ukesikoro ku wa kabiri yenda reka tuvuge ko uyu mugore adakoresha imbuga nkoranyambaga ntabyo yarazi. Ariko barabimubwiye. Urumva ko bayimubwiye ibi byose by'ubutinganyi biri kujya hanze ntiyabuze ubimubwiye. Nakumva ko Sano amubwiye ko ari Imana mutumyeho. Imana yo kwasari. Uburyo ari kureka urugo yari afite abana 3 asanzwe abana n'umugabo ahita asaba divorce baratandukana ati Imana anyeretse ko ngomba kwana no bita Sano umukozi w'Imana uririmba neza cyane. Niyo mpamvu bakubwira ngo imyemerere iri mu bujiji n'ubugoryi biraturanye cyane.
none se urambwira ngo ni gute wakumva niyihe mana yakwemera ko usenya urugo yubatse, sibyo? ko ruriya rugo yabyayemo abana batatu ntabwo ari satani warwubatse, ni imana yarwubatse. yego ikakwemerera ngo rusenye, usanga umutinganyi uryamana n'umugabo mugenzi we, akajya kubana n'umugabo w'isezerano. Erega nta gihe uri kumwe n'umuntu ariko atari we w'ahazaza cyangwa atari we w'isezerano rya muzabana. kandi atanze divorce aho atari isezerano ni he? hari uw'ahazaza uwo muzasazana. Reka muhe amakuru rero, mufitiye amakuru mabi uyu mugore nimba ntabyo yarazi. Uyu Sano koko nimba ari umutinganyi nta kintu afite. Sano ni umutinganyi, ngibi ntubyumvishe ngo ni igitinganyi gifite umugabo ngo muri Nigeria ngo nagifasha, ntabwo wabyumvishe mu nkuru atambutse hano. ukivuze ngo nta kintu afite, nta kintu afite kuko umugabo w'umutinganyi se ubundi ugira ngo hari santime angirira umugore. ntazibeshye ko n'umunsi n'umwe azigera bararana na rimwe, ntibizakunda. kuko umutinganyi w'umugabo nyine amarangamutima yaba ari ku bagabo bagenzi be, we nta kintu yagufasha. none urifashe ngo ufashe uwo muntu nta kintu afite, urumva? ubundi abagore benshi bakunda gukora amakosa nk'ayo ngayo, avuga ati basi reka nitangira abana, aho ugiye hari inyungu abana bazakurayo. none we agiye gufata utuntu twe yavunikiye, azanye n'urundi runtu rwa kane, undi mwana wa kane atanakuye mu nda ye aje kandi none uzanacura abana be. umwana ukuze. yumvira urwego rw'imitekerereze. uyu mugore wa Sano bishobora kuba byamukoraho amahitamo agize cyane cyane. gute kandi ahisemo umugabo yeretswe n'Imana? yeretswe n'Imana aho mureke kubeshyera Imana mwe muyikuye muri ibi bintu. Sano amubwiye ko Imana mumweretse. urutubuzi rwirwa rutubura abantu, urumva uwa mbere yaramutuburiye ati ntubyumvishemo hano ngo si uwa mbere yeretse umujyi. Imana se niyo guhemuka ishobora kuza ikariza umuntu wa mbere, ikariza n'uwa kabiri. uribuka Kadete amarira yarize? ndayibuka. uribuka intambara y'aba ku mbuga nkoranyambaga amujugunya ibishanga. reka nze mu kanya nkumvisha amajwi y'undi mugore rero. uyu Sano nawe bafitanye ubukwe. yego ariko uzi ko usetsa. none wumva ari iyihe mpamvu yatumye abwira abantu ngo invitation mugire ibanga? ati invitation mbere ubukwe bw'abantu 30. ubukwe bw'abantu 30 burutwa na anniversaire harya uko anniversaire nabo baba barenga. anniversaire baba barenga. anniversaire baba barenga. Yesu we imbaraga muzikura, imbaraga abantu bazikura. ariko Sano ashaka kuba yigirira icyizere, ashaka kuba yigira confidence kabisa. umuntu wemera kwemeza umugore wa mbere akamwemeza akamucucura, akajya kuwa kabiri akamucucura, akajya kuwa gatatu akamucucura, n'uwa kane akaba ari mu nzira. ariko basha muba mwariye ibiki? Yesu we biteye ubwoba cyane kabisa bino bintu. ntabwo njye numvaga bishoboka ko uyu nguyu Sano azongera kuba cyakongera kumvikana, ariko nanone ntabwo ari kuzagumirwa. nese urumva ari kugumirwa bwo? indi ugumirwa Sano none siko no kugumirwa, ahubwo ahubwo aramutse agumiwe twabyishimira. none se uyu Kadete yabenze akanamurira ibye, yararebye asanga ni igiti, yaragiye gushyingiranwa ntiyari umugore. ahubwo avuga uti we uyu mugabo ibyo arimo ni ubuhemu n'ubwesikoro nta kindi. ibintu bijyanye no kubaka ingo byo kura y'amaso zibukira nta kiriyo. reka nze mwumvisha aya majwi ndumva nyabonye. sinzi uyu mutipe baravuga ngo umuntu ibikasi iramukurikira kwe. muraho neza cyane, nta kibazo ariko station ni iyande kutayiha undi muntu wese uretse wowe utumiwe tuyihaye. murakoze kandi murakaza neza. ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe bro. uyu mutipe baravuga ngo umuntu ibikasiro iramukurikira kweri. Sano muramwibuka na Kadete bro. ariko rijya kumwica umutima bingana uku nguku, ntacyo nakoze, ntakoze nakoze, nta kintu namutwaye, ntaragututse, uritora gusa kuko ugeze ku cyo ushaka, ugaragaye neza mu bandi,
Sano he is back. Nyuma y'ibyo ngibyo byose uri kumva amarira ya Cadette urayumvisha aravuga ati icyo washakaga urakibonye none uragiye none nyuma yuko uwo Cadette arize ku mbuga nkoranyambaga Sano ya umugabo niwe wagiye sumba wanga umusumba wanga abandi barabeshya ariko nyuma ngo hari abajya sumba wanga akajya kurogesha kurogesha man hari abantu bazi ibyo bita uburozi bro wa mugani wa mwana ngo bro karanye ngendere muri yo ntuzi Sano abajya mu bafu urumva ari iki kindi cyihishe inyuma yo kuba agera ku mugore wari wese akamurunduraho utwo twese akemera agasenya n'ibyo yari yarubatse ati ndakurikira wowe ahubwo mutangire mucungire hafi abagore banyu aho akandagiye muhishe mukuru w'abagore banyu mwegezeyo kuko wakozeho banza adasubira iwa adataha abajyana umwana kuru nabajyana umuntu kure y'umukozi w'Imana ni umukozi w'Imana wahe usenya ingo z'abandi ni umukozi w'Imana wahe ariko buryo umuntu arakora ikintu cyo kuramya no guhimbaza uretse n'akakadefo kaza ugomba kubimwubahira rega hari n'abahimbaza izindi Imana rega Imana iyo tuvuze ijambo Imana ntiwongereho Imana rurema rubasha rugira Imana wo mu ijuru ubundi ijambo Imana ni izina rusange n'abaramya ryangombe bamwita Imana rero ntiwamenya Imana aramye iyo ariyo kuko Imana yo mu ijuru ntabwo yemera umuntu wese gukora ibisa bityo urabona nyuma y'uko iyi invitation isohotse abantu bakaza kavuga ibintu bitandukanye urabona ubukwe butari bupfese bufushwa n'iki ubundi ubukwe wari ubw'abantu babiri abantu babiri umwe muri bo atarahindura intekerezo ubukwe burakomeza nubwo mwebwe batumirwa mutabuzamo ubukwe bwakomeza kereka uyu mugore agize Imana bakamukubita ibishahuro nimba ari ibishahuro ibirozi biri muri bo bikamushiramo nayo ubundi uwo maso ye ntabona n'amatwi ye ntiyumva icyo wakora cyose ahubwo ubu yagenda akabwira Sano uti dobambwiye barya ikiriho rero mwe kwangiza umwanya wanyu mumureke nawe agende yiyahure nk'uko abandi bose biyahuye kuko kujya muri ibi bintu we na Sano egare kwiyahura none se nimba atari ukwiyahura aya marira mugenzi we arimo arira ahangaha n'ay'ibyishimo cyangwa n'ay'umubabaro ariko kuki abantu mutigira ku birenge by'abababanjirije ariko arigiye Sano abarahindutse kandi yarahindutse kandi afite umutinganyi afite umugabo baryamana currently afite umugabo baryamana noneho yabishyize ku rundi rwego yabaye indaya Pro Max urumva akaba n'umukozi w'Imana akanahanura ibyo bintu rekera udatuma n'Imana igukubita urushyi imbabara mvana ibyo bintu muri iki rekera wahanuriye umugore akamubwira ko Imana yarekera wumvira mu nzira ibyo by'ubuhanuzi tube tubiretse abateka mutwe bo iyo bashaka gutuburira abantu babura ibyo bitwaza dore ko imyemereza nabica ikabangiza mwifata mukishora mu bintu mutazigobotoramo kubera imyemerero ariko ni gute umuntu agira imyemerero ishobora kumushyira ku rwego rw'uko abura ubwenge bwo gutekereza n'Imana yarababwiye ngo nubura ubwenge nzaguta ntabwo Imana izaza kugutekereza kandi yaragushyizemo ubwenge buzima kandi bukora ufasha abana bawe batatu utuntu twawe wavunikiye uzanye n'ikirura igisambo kije kudusahura ntituzamubona aza kwiriza hano wa mugore turakwibujije ntituzakubona uza kwiriza hano ntituzakubona uza kwiriza hano nk'uko bagenzi bawe bari kubikora hanyuma rero ukabona amaherezo y'iyo Sano ari ayahe nimba ari ukunguku bimeze ni ugufungwa hari ikindi se ibisura urabona azabyigira kangahe buri Sano ashobora gufunga adafungwa se ubundi ugira ngo ibi byose ari gukora si ibyaha azize urukundo ntabwo bari urukundo kuza ugatekera gutekera umuntu imitwe ukamubeshya ukamusezeranya utazasohoza kugira ngo ubone ibyo umukuraho ibyo ni urukundo cyangwa ni ugutekamo iyo ni escroquerie ntabwo ari urukundo rwo nimba uyu Sano wenda bishobora ko ibyo arimo ari ugesiporo ariko nanone umugore akaba yaramukunze banakundana ushobora kwibaza uti nimba kuki abantu none bari kubarwanya ese kuba Sano yavuga ko agiye gukora ubwo se Sano azagumirwa kukwambera muhemukiye erega buriya amateka yahashize hawe araguhiga uko byagenda kose biranashoboka ko uyu Sano yaba aranahindutse pe ariko amateka yahashize he akamuhiga ubuzima bwe bwose kandi erega biranagoye kugira ngo ukiremwe umuntu kikwizere ibyo waba warakeretse uko bingana biragoye pe biragoye cyane urumva rero ni inkuru yaje ku munsi w'ejo abantu benshi bagibazaho kenshi benshi bumvaga ko Sano agomerwa
ni igisebo cyangwa ni ikibazo? Okay, ni igisebo kuri uyu mugore ujya gushakana na Sano. ni igisebo gusa se kuri we, ahubwo ni n'igisebo kuri Sano. uyu nguyu ahubwo ni uko adaseba. hari abantu batajya baseba, hari abantu mu buzima bwabo badaseba. ese iyo ubona hari umuntu uri kurira avuze, ariko reka nkubwire Sano, nimba koko ibi bintu bikora kuri aba bagore, umenye ngo amarira yabo ntuzaki, amarira y'abagore umva no mumva zagukurikirayo. ntabwo amarira y'abagore wayacika ukiri kuri iyi si. niyo uyacitse uyasanga mu mva yawe, komayo ukajya aho bakuryamishije mu mva, ukajya wumva uryamye mu biziba, wumva atemba gutemba hejuru. ntabwo amarira y'aba bagore, wa mugani wa Godfather hano niwe numvisha avuga ati umuvumo umuriho, umuvumo w'umuriho pe. none se amarira ya Cadette ntabwo yumvishe? ngo ni kubera iki wanzanye mu bintu uzi ko uri mu nyirija wa gisambo, wamwicanye we. wumvishije abakoresheje ngo wamwicanye we. ibaze kugira ngo ugere ku rwego rw'uko bakwita ngo uri umwicanye nta maraso umuntu wavushije. ni ikigaragara ko mu buryo tutabonesha amaso hari uwo wateye icyuma, wasogose inkota mu mutima kubera ibikorwa wamukoreye. rero araryara imenge, kuko ibi byo ntazabicikira pe. umva isi zakwishyura. Reka wenda tugane ku musozo dusoreza ahangaha, ariko nanone urumva ko biragoye cyane. biragoye ariko kandi se n'aba bagore baba bamwishyiriye se abantu bakuru nta bwenge bagira? hari ababafashe ku ngufu, hari ababafatiyeho imbaraga ngo muzanye ibyanyu. murakoze cyane.